n'isoni mbice no kumuntu musubiza mugira ikibazo kuriya kararwaye nyine ari ukuntu kajya kajya bimwe by'abakobwa kakarimba niyo mpamvu rero karibifubitse cyangwa mwishimiye usumba arazi arakuzi ariko ntabwo ari ukupanga cyangwa se ubundi bugome ahubwo buriya ararwaye iyo yambaye iriya mupira mba mbizi ko yagiye kwa kwezi kandi araremba nta kibazo ndumva nyine n'akari gaciyemo nyine k'umwana nuko ntabwo ndi butinde hato niba yaje hano ashobora no kuba yanagaruka ntawamenya aramutse asanze urugendo uzi ko nyine namubwira nti umuntu ntabwo ari uko yidefanda ariko burya no gukeka birabona kandi gukeka burya biba bifite imbaraga reka rero nyabwira wese umaze kumbwira ko nkunda ntabwo ushobora kurwanirira niba murabishyize hakugirira santima uriyizi nanjye ndiyizi nuko washatse narakubajije ngo mbwira ikibazo ufite tujye no hanze ujye kwivuza nagerageje kukubwira ko ntacyo nzi ariko ikibazo ni mbonye misera yaje kumabona kuzana umugore menya bituma umuntu kugira amahoro akisanzura kwana n'umuntu abona ari twese niba igera yega no birubi yani rero kagira kwenda manzi urimo urakura burya ejo nawe uzaba washatse umugore wubatse urugo kandi mu by'ukuri ujya kubaka urugo kandi ibyishimo birambye ibyishimo bisesuye bya bindi kuko uba wagiye mu nshingano kandi inshingano zigira inzitizi umurikira kandi inzitizi zije ntabwo zihunga umugabo ni uguhangana n'ibibazo byose uhura nabyo byaba ibyoroheje byaba ibikomeye hano mu rugo uyu munsi bikaba kuri gukorerwa buri kimwe cyose ariko ukiri mu rugo ku munsi uzaba wubatse urwawe uvuga ngo iki kibazo kirakenewe kandi bigomba kubikemura gusa ariko utekereje uburyo igihe biranshimishije cyane igihe twaganira ukubona ntameze neza ntabwo byose bose bimeze neza bifite ikibazo ndabimenye nta kibazo mfite ariko nta kibazo mfite nyine usibye ko nari naniwe nuko wenda ugeze hano nkaba nicaye nkaruhuka nari naniwe ariko nta kibazo mfite erega kira ifite ikibazo ndabimenye kuri muko ibyo kugira ngo nta kibazo kimwe gusa nyine Fabiola
ibibazo bijya ntabwo ibibazo bijya bimura mu rugo imiryango n'iki nyine hari ukuntu mba mbona muri runo rugo biba bitameze neza nkumva nanjye bigize n'ikibazo ntabwo bimeze neza yego nta ntacyo muhisha ngira ngo urabizi niba ari uko wenda tubyayibukana simbizi ariko mwese bivuze ntarega mba nakubona nta nubwo ari na ngombwa ni ibintu biba biri aho nyine by'imiryango nk'uko nguko ababyeyi nyine ubona hari ukuntu ntabwo bimeze neza muri iyi minsi rero bigatuma mbitekerezaho cyane nkumva biri gutuma ngira ikibazo cyane mbona batumvikana rero nk'abana natwe ntabwo usanga ntabwo tubifashe neza kuko si ingegero za musaza wanjye ntabwo tumeze neza ariko nta kibazo birashira buriya hari impamvu bizarangira uri kubimbonamo cyane rega ntabwo umeze neza reba ubusazi ugira reba undi uba wabambaye washanyaraje ubu se tuba tumeze gutya ntibikweretse nzi ko mbasha kubihisha bigakunda ariko urabizi ko utagihisha amarangamutima yawe urabizi ko utanyisha ariko umusore bizashira bizagenda neza bizashira ntabwo byakomeza buriya wenda hari impamvu hari n'ikibitera ariko turaza kubiganira bizashira ntabwo nabikomeza wenda nkomeze mbitekerezo cyane yego biri mu rugo rwacu nkanjye nk'umwana mba mbona bimbangamiye sibyo ariko bizashira bizagenda neza ntazi bana zidakomeje amahembe ahandi ariko bameze neza nasanze ubita imide utuma nanjye nihambira utuma ntabahambo nabibonye ariko mbwira ikibazo kuba wamugira ariko nawe nibyo ikibazo saba ubukuru ari wowe wibeshye ndumva ubigizeho ikibazo ariko ubitekerezeho kuko ntabwo wataha utabimbwiye reka twere kuguma mu magambo kandi ari icyo nkuzanye ntumbaze byinshi nkuzane hagati ahubwo akajuisi ntabwo nari ko naguhamagara gusa nta kintu na kimwe cyambuza kuza rero umenye ko inshuti yanjye y'akadasohoka ni gute se ntakwitaba ushize nakubwiye nabi ariko nyine ariya nta marangamutima n'uburakari buke gusa amarangamutima nakagombye kugushyiraho umubwiye nabi kuriya nkubwiye ngo sohoka urabizi nta muntu wishuwanishaho ndabizi pe rega ndakumva nubwo wivumbuye kantuka ukambwira nabi ukasohora nabi ariko ndakumva ibyakubayeho ntawe bitabaho niyo mpamvu nawe ngerageza kukuba hafi kugira ngo nibura bisubize no muri mudu cyane rwose nakubabariye kera igihe navaga hano nahise nkubabarira umunyagakira bakuzanira agafanta noneho tubanze twivugire ubwo bisa nisanzura kubera ko nyine umbabariye ndakubabariye pe wabibonye uzi ko ndamutse ndi umugabo ntiwancaho wabibonye afite wakwikiye agasakoshi wambonye ariko abagabo b'i Kigali ni indangare mana yo mu ijoro nyashi wazibonye ndamutse mfite na musaza wanjye ntabwo nagushyingira umuhungu wanjye ni mutoya wamwitoza ukiganira nabi waba uri kuganira nabi ntabwo namuguhuriya ni muto uramenye aho ishuri amani aka kanya ariko rero sinzi impamvu bampa umutima ukeye
ese kubera nakureba mu maso ntabwo mbona ko wambaye imbabazi. oya ntacyo ndazikuramo kugira ngo ndebe neza kubera yuko tureba kuko ukuntu nagusohoye warambabariye. ndarakubabariye pe rega buriya nakubabariye ntararenga n'igipangu ese nkubabarira pe Usigaye no kwisanzura. kandi ni uko kwiriye imbabazi kuko buriya njye nuko utabashije kunyumva neza ngo ntege amatwi ariko ndi inshuti yawe yo kukuba hafi kukuganiriza kukubwira amakuru kuko urababaje ufite ikibazo gikomeye cyo ngukundira ni wowe unyumva basi ubasha kwishyira mu mwanya wanjye ukumva umubabaro mfite ukawishyiraho buriya nicyo ngukundira pe. ndabizi pe ndabizi umuntu wanjye urabizi ko ntacyo nakwima ngifite ahubwo se nkamubaza ya gahunda yo hepfo yo mbese iracyari kwa kundi mfitiye amakuru ntushaka kumbwiza ukuri gutuma ngira isoni wakintu epfo hese ushatse kuvuga ntabwo gituma nseka mbabaye umwana ni kurya bitumeze byaranze noneho byahumeye no ku mirari hasigaye ararira amajoro ahasa ambwira nabi umva nibe nari ndi kuri 5%, ndi kuri 0%, ndetse ushyiraho nakitsa kuri 0. Ambere vange narakubwiye nashatse kukugira inama ntiwanyumva igihe cyose nkubwira inama nkubwira ko hari abaganga babivura ntabwo ushaka kunyumva uragira nzabigire nti basi ufite umuganga wizeye ugenda mufite arahari wizeye nagenda nkaganiriza nkabwira byose cyane rwose ariko apfa kutarebayo oya amubwira akabyumva akamuti azakuvura kandi ibyo bintu uzongera ugarura ubushake wongere wisanzuranye n'umugabo wawe kwa muganga ikoze imodoka ya se nabyibagiwe baziyumvise ngo kwa nyina ngiye siko barimo bibaza icyo mfite n'umugabo ashobora kuba kuri gate natwaye n'ikiganiro sori ubwo cyo ni icyakarika mpuzane cyo kuba kaburi cyago uzanira ko kuba mbe ninyweraho ariko wisanzure wirekure nawe wavugishije menshi rega nta kibazo muvandi ntabwo ndi mu rugo nawe urasetsa ubwo sizi ko kuko mbara mu rugo
nta hantu ngenda ngenda ndi mu rugo ariko umuntu agira no kuntu yasimbuka reka nkananura n'amaguru ukuntu ibinyaba bimereye nabi wowe ntabwo ari kure yewe ngiyeho wa mudamu w'umuturanyi wanjye hirya gatoya kwa Mutoni wari uzizanye reba Kirabo ca mu gikari akunze kuba ari mu gikari nasize yose byose reba Kirabo yego umubwira zitunganye azoze abazishyize ku ipurato ndaje ndazikatira wangahe sibwo ntabwo wibeshya ko ntazaho isoko riba uko ifi zigura ndakuzi cyangwa umbwire njye muri gusheri nanjye mpamvu uzana uyu mudamu akeneye kugura ifu y'abana cyangwa isukari reka muhahire ntabwo ntugire ngo gusheri ntabwo nzi aho ziri no mu isoko bagira amafi we ntabwo ndi kuvuga nabi muvandi nawe uri gukabyirika ushaka kongera amafaranga uko wiboneye urasiga turi bangahe mu rugo niba wemeye ngo uhaye mu rugo turi 4 nako 3 ubwo ni 3 n'igice zirifi 7 ndaza kuba gushyira kuri mama w'inkerereza ushaka kujya no kwisengera sawa namara kuzitunganya basi abazishyize muri firigo kuko ndagaruka ku kagorobaho gatoya wagiye wizera wa mugore we ndaje bita nyohereza ngaho kupa nyohereza ndetse kuya mama ntareba aho yaruhanye